Nizera ko mumeze neza kandi barikaze murakaza neza kuri Mutime TV yo channel yo Tracy niba rugambye bageze ni YouTube channel imwe rukumbi ikorana mu Rwanda bageze amakuru y'ibintu byinshi biza kandi bigize byateye itsinda ry'abanyamakuru kare mu gutara amakuru abavugwa muri politike ubuzima uburezi umuco iyobokamana ndetse n'utsundi bivugwa hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Barikaze rero muri kano kanya mu masaha atambutse niba ukurikirana Mutime TV amakuru twabagejeho tubabwira ko mu karere ka Rusizi hari kuvugwa inkuru y'umunyeshuri wakubise umwarimu akamukomeretsa ku jisho, aho nabanje kubasomera ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bagiye batanga bavuga ko kuba nta mwana ukinyuzwa akanyafu ku ishuri biri mu bituma abana bigira ibyigenge, ugasanga rimwe na rimwe bitwaye nk'ibyihebe bagatangira kurwana n'abarimu, bagatangira gutega abarimu mu nzira bakabakubita. Mu atambutse n'ababwiye ku munyeshuri w'i Karongi wasakuje mu ishuri bakamusohora akahita ataha saa 11 z'umugoroba amasomo arangiye akajya gutegera abarimu mu nzira akabakomeretsa, yakomerekeje umwarimu we ku kiganzo ndagamukomeretsa ku kuguru. Iyo nkuru nayivuzeho mu nkuru zatambutse kandi narayibagejeho kuri Mutime TV. Noneho rero nari nabasezeranije ko ndibuze kubabwira ukuri mbabwire ese byagenze gute akantu ku kandi kugira ngo umunyeshuri akubite mwarimu igipfunsi ku jisho mpaka amukomerekeje narangiza ahite anatoroka. Tugiye kumva icyamakuru ahari y'abari baharavuga, turumva umuyobozi w'ishuri cyavuga ndetse tuze kumva n'icy'ubuyobozi inzego z'ubuyobozi zivuga, turumva umuyobozi w'umurenge iri shuri rigiye kubabwira n'umwana yigagaho n'iki kigo baherereyemo ibyo batangaza. Hanyuma namwe aho muri hirya no hino muramye ibitekerezo byanyu myandikira muri komenti, ari nako ushobora gukanda like. Niba utarakora subscribe nawe ikurura kana kwa n'amagambo yanditsemo subscribe y'imbereze na Mutime TV aritaza kamiso k'indojana kuga kandi ho aho uzajya wibereye mu rugo mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye, nzajya mwereza ubutumwa bugufi notification muri telefone yawe bityo umenya amakuru agiye atandukanye. Ese urabyumva kimwe n'abavuga ko ibyo byose biri guterwa no kuba abana batakinyuzwa akanyafu ku ishuri? Urabyumva kimwe n'abari kuvuga ko abo bana nubwo bari ku ishuri ariko mu muryango wabo baturuka nta burere baba barahawe? Urabyumva kimwe se n'abandi bagiye bavuga ngo abo bana icyo kigo ntabwo kibitaho, discipline yabo ntabwo bayitaho, bita kuri siyanse gusa? Urabyumva kimwe nande? Wowe urabyumva ute? Uratwandikira muri comments. Amakuru rero mbonye yimamo kuri wa munyeshuri wo mu karere ka Rusizi wakubise umwarimu akamukomeretsa mu maso, avuga ko hari kuwa kane tariki ya 23 z'ukwezi kwa kane umwaka 2026 umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Auguste Giheke yakubise umwarimu witwa Mbarushimana Marite wigisha mu ishuri ribanza. Ibi byabaye mu masaha saa 8 z'amanywa ngaho iri shuri riherereye mu murenge wa Giheke mu karere ka Rusizi. Amakuru ava kuri iri shuri akavuga ko uyu mwarimu yari asanze uyu mwana yatinze amujyana ku muhijyano cyo gutwara inkwi, maze uyu mwana aramucunga amukubita ingumi hejuru y'ijisho. Umwe mu banyeshuri bamubonye yagize ati twari tuvuye kurya ariko we yatinze, maze amujyana guterura inkwi, maze undi aramucunga amukubita ingumi hejuru y'ijisho maze ava amaraso menshi. Uwo ni umunyeshuri wabibonye watanze ubuhamya. Reka noneho tujye ku muyobozi w'ishuri twumve icyo avuga. Nizera ko hano nawe bamaze kumva icyo ugomba kutubwira muri comment. Ntugende utavuze rwose byaba ari bibi cyane, tubwira uko byumva kuko tugomba gufatanya kurera aba bana n'ab'igihugu, nibo bazaturerera, nibo Rwanda rw'ejo, nibo banyamakuru b'ejo, nibo bayobozi b'ejo, nibo buri kimwe cyose ubona uno munsi dufite uno munsi abagikora. Umuyobozi w'ikigo cy'ishuri bamwita Muhayimpundu Marcelina avuga ko mu by'ukuri hari ibihano bisanzwe bihabwa abanyeshuri bakosheje. Ese wowe ukiga cyangwa se niba uri umurezi cyangwa n'umwese ibihano muha abanyeshuri ku ishuri babimeze gute iyo bakoze amakosa n'ayangayo? Gukubitwa byo ntabwo bibamo, ngira ngo ikintu bitimwe nicyo cyaracitse. Kandi no mu migani nyarwanda wumve ko kuva na kera babizanagamo bavuga ko inkoni ivuna igufa idahana iki ingeso. Ni ubuhe buryo bwiza na mwarimu wakoresha uhana umwana igihe yakoze ikosa? Nawe umubyeyi muhana guta abana banyu. Ese wowe munyeshuri umurikiye cyangwa mwana wowe ukiga
nibihe bihano mwahabwaga, kuko nko mu batanze ibitekerezo kuri uwo muri ya mbere bavugaga ngo abayobozi bo muri za ministeri bawe yatanze urugero aravuga ngo kera twiga batunyuzagaho akanyafu twarakubitwaga ku ishuri, atari ko byavuyeho. Yavugaga ko ngo UNICEF yabyinjiyemo igakorana n'u Rwanda hakajyaho uburenganzira bw'umwana n'ibihano umwana agomba guhabwa, icyitwa akanyafu kamwe batunyuzagaho babikora. Akavuga ati abo ko bize bakubitwa, ugavugaga abayobozi batandukanye bari mu mirimo itandukanye mu nzego nkuru z'igihugu ko bize bakubitwa cyangwa se banyuzwaho akanyafu, reka muresha iryo jambo kuko niko babyitaga, byababujije kuba ba minisita. Rero ahangaha biri gutuma n'ireme ry'uburezi rijya hasi. Wowe urabyumva uti? Tuganire mumbwire, ese koko kuba nta kanyafu kagikoreshwa ku ishuri bituma ireme ry'uburezi rijya hasi? Rituma uburere abana bafata bugabanuka? Bituma imyitwarire y'abana ku ishuri ihinduka? Ibyo murabyumva gute? Ni muri comment niho tugiye kuganirira, nkazabigarukaho noneho nsoma ibyo bitekerezo byanyu, dukora n'indi nkuru ariko tugenda twungikanya, ariko tugamije kugira gute kurerera u Rwanda, turera abantu bazavamo abayobozi beza, abanyamakuru beza, abarimu beza, abaturarwanda beza babereye u Rwanda, bari mu murongo igihugu kigize gute kibashakamo. Uyu muyobozi w'ishuri rero nakubwiye ngo yitwa Muhayimpundu Marceline, yavuze ko basanzwe batanga ibihano, ariko uburyo ugiye kumva yavuze ati hari ibihano bisanzwe kandi umwana yari yatorotse ikigo maze bamuha igihano cyo gutwara inkwi kuko ni abanyeshuri basanzwe bazitwara. Umunyamabanga ubwo tuvuye ku muyobozi w'ikigo cy'ishuri, urumva ko umuyobozi w'ishuri yavuze ati abana basanzwe bahanwa tukabaha gukora uturimo tw'amaboko mutwe two gutwara inkwi n'ubundi basanzwe bazitwara. Ibyo murumva ko nta kibazo gihari. Mbwira n'abayobozi b'ibigo by'amashuri nubwo ntacyo nshinzwe, ariko abo bana murera ku ishuri mu batoze n'uturimo tw'amaboko, kuko iyo siyanse gusa muri wa mwanya mugira witwa extracurricular activity, mushake mu turimo tw'amaboko mudutoza abana bitegure nyine kudukora. Niba mufite uturima tw'igikoni bateremo iki, mufite za jaride baziharure bazibagare bakubure, mufite izo nkwi, mufite aho mwaguze abana nyine muri free time muri bya bikorwa mubatoze, baze baziterure buri wese aterure ubwo ashoboye bazizane, mubatoze uturimo tw'amaboko kuko natwo turafasha hanze y'isi igeze twe tuhaba. Uturimo tw'amaboko ni ngombwa. Reka twumve rero icyo umuyobozi avuga. Ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giheke bamwita Ngamije Ildefonse, yemeje amakuru avuga ko yayamenye, ariko umunyeshuri yahise atoroka. Gusa ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'abashinzwe umutekano barimo kumushakisha. Umuyobozi w'ishuri amubajije ati ese muyobozi ibi bintu byabaye wabimenye? Ati byabaye ariko nta makuru menshi mbifiteho. Ubuyobozi bw'ikigo ndetse na DASSO buri gushakisha uwo mwana kugira ngo abibazwe nyine asobanure impamvu yamuteye gukora ibyo ngibyo, ubundi anahanwe nyine, kuko uyu muntu yakosheje abagomba kugira gute guhanwa. Ari cy'amategeko avuga, nubwo mwarimu afite inshingano zo kurera uwo mwana neza atamutaje, ariko na mwarimu mbere y'umwana nawe afite itegeko rimurengera, afite ingingo imurengera. Ntabwo umwana yamufata ngo amwangize gutyo ngo birangire gutyo gusa, kandi n'undi wese muri rusange itegeko rihana umuntu wihanira. Ibyo ngibyo byose byo ni ibihari, gukubita, gukomeretsa. Mu gihe igitabo cy'amategeko ahana ibyaha n'ibihano muri rusange hano mu Rwanda izo ngingo zirimo rwose, iyo umuntu abihamijwe n'amategeko hari icyo bivuga. Ariko sinzi niba biri buze gukora kuri uno mwana, ubwo nibyo dusigaje kureba, nabyo tukazabigarukaho mu gihe kizaza. Murabyumva gute rero? Mureke turekure tuganire, mumbwire uko mubibona. Uyu mwana bigende gute? Abarimu bigende gute? Kuko abarimu kenshi bakunze gutaka bavuga bati abana ntibakitwumva, abana baradusuzugura kuko ntacyo buri bumugire, ntiwamubwira ngo kora iki, ntiwagira gutya. Ese ubundi tuganiriye mu buzima busanzwe uburere bw'umwana buhera he? Umwana ugera igihe cyo gukubita mwarimu ubwo mu rugo iwabo aba yitwara ate? Bagenzi be bangana bigana aba yitwara ate? Ese biba byarapfiriye he? Muko mbizi ngewe uburere bw'umwana buhera mu rugo ku muryango, kuko niho ava mbere yuko ajya ku ishuri. Mu rugo mukamurera, mukamutoza ikinyabupfura, mukamutoza kubaha, mukamutoza indangagaciro,
byaba byiza munakomereje nk'uko mumutoza kubaha Imana, gusenga, munamubwiye na za kirazira z'umuco nyarwanda, nubwo ku ishuri babyiga ariko no mu rugo zikaba zanyuzemo bazumvishe. Hanyuma umwana yavuye mu rugo ahita ajya ku ishuri naho rero niho handi dushobora gukura uburere. Umwana akikugeraho guhera mu mwaka muri nasari, mutoze ikinyabupfura, mutoze kubaha abamukuriye, mutoze kubaha abamurera, mutoze kubaha abarezi n'abanyeshuri bagenzi be. Hanyuma tukagira n'amatorero n'amadini tubamo, izo ni inzira umuntu anyuzamo uburere bugomba kunyuramo. Twagera mu kigendanye n'amatorero n'amadini aho dusengera, abigisha, abamwarimu, abapadiri, abapasiteri, bashehe, namwe mugatangira gutoza abo bana uburere bwiza, mubigisha mu ry'Imana ariko mubumvisha n'uburyo bagomba kwitwara neza. Aho tuhavuye tuhita tujya mu muryango mugari, abo twirirwana, abo tubana urungano. Ubwo turamutse duhuye twararizwe neza twese, n'ubundi dukomeza kubaho tumeze neza. Hanyuma rero niho leta iziramo, handi ubona badushyiraho amategeko avuga ngo wemerewe ibi, ubujijwe ibi, nukora ibi uzahanishwa iki, bizagenda gutyo. Ubwo urumva ko duhereye muri izo serikire zose, duhereye aho hasi navuze, tugahera kuri izo nzego zose, dushobora kurema umuntu twifuza kandi mwiza, ufite icyo azimarira, ufite ejo hazaza heza, ufite icyo azamarira umuryango we, yava ku muryango akawugirira abaturanyi bikarangira, akawugirira n'igihugu muri rusange. Ndabashimiye cyane rero, njye nitwa Sebastian, nk'uko bisanzwe tuba turi kumwe mu makuru n'ibiganiro bya Mutarimu TV, aho mba ngenda mbajyana hirya no hino tureba amakuru agezweho nanjye nkayabagezaho. Hanyuma mpamvu mbabwira ngo muze mu muryango mugari w'abakunzi b'ibiganiro n'amakuru bya Mutarimu TV, mukande subscribe, hahita haza akamenyetso k'inzogera mugakandeho, nanjye ibindi mubindekera, aho muzajya muri mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zitandukanye, najya mubohereza ubutumwa bugufi, notification muri telefone zanyu, bityo mubashe kuba mu bambere bamenya amakuru yaba avugwa muri politike, ubuzima, uburezi, umuco, iyobokamana, siporo ndetse n'utundi byose bivugwa hano mu Rwanda, bakareka ibigaragara muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza kandi muri hirya no hino muhahe muronke. Imana ibarinde.